Yes, bamwita Platini, uyu wamumenye mu itsinda rya Dream Boys. Abantu basanzwe bamuza akora indirimbo za Sokira, ariko kuri ubu yageze gutya akora mu nganzo. Nawe anagije duha indirimbo ya gospel yitwa Umusaraba. Hanyuma yabajijwe n'ikinyamakuru Inyarwanda ati se waba ugiye kuza nawe gutangira guhamya Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe? Aravuga ati reka mbanze ndebe uko abantu babyumva uko abantu babibona, hanyuma biraza kumpa imbaraga zikizakurikira. Uyu musore rero abantu bamenye muri ririya tsinda rya Dream Boys nkuko nari mbivuze kuri ubu ngubu ritagikora, ariko nyuma y'uko rihagaze we yarakomeje akomeza umuziki mu bihe bitandukanye. Yagiye agaragara nyine mu mazu atandukanye akora ibitaramo hariya za Kigali ndetse n'ahandi hatandukanye. Ni umwe mu bahanzi ubona ko abanyarwanda bemera kandi bakunda. Hari indirimbo nyinshi zitandukanye yagiye akora. Bamwe mu bo yabanaga nabo muri ririya tsinda rya Dream Boys niwe muntu navuga dukunze kubona agaragara cyane akora ibyo. Rero reka tubyitege. Yes, mu makuru yandi atandukanye icyo turi buze kugarukaho nuko Korali Shalom yateguye igitaramo cyangwa se igiterane cyitwa Shalom Worship Experience. Cyabaye ku cyumweru gishize. Ni igitaramo bafashe umwanya munini baratinda bagitegura baganira imigendekere yacyo. Nari mpari rwose ku munsi nyirizina w'igitaramo. Byari ibintu byiza ku muntu wese wabashije kuhagera akihera ijisho. Byari ibintu navuga mu by'ukuri byari biri ku rwego rwiza. Stage bari bafite, bamwe mu gusoza abantu bagiye batera comment bakavuga ngo ariko buriya stage ngo ikwiriye ahantu ho mu rusengero, ngo yari ikwiriye nko muri za convention cyangwa se muri arena n'ahandi mu yandi mazu asanzwe ategura ibintu by'ibitaramo. Abantu baravuga ati ariko man nyine ariho abantu usanga bashyiramo utuntu two guca intege bati kabisa bakoze ku ikofi yabo barangije barayihungabanya. Ariko ni umunsi wabereye mwiza kuba bashije kwitabira. Uriya munsi navuga hari ijambo ry'Imana bari batumiye na Korali Shiro. Korali navuga ko iri mu makorali arimo kwigaragaza mu buryo budasanzwe hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. N'abana bakiri batoya, ariko uko bakora imyandikire yabo, uko bitwara kuri stage, ubona ko ari abantu umuntu ashobora kwitegaho byinshi. Batitije abatari bake rero babashije kwitabira uriya munsi. Ngira ngo wenda igihe nikidukundira turaza kubigarukaho. Hanyuma sepu ya UK yanyarukiye hariya mu ntara y'Amajyepfo muri Kamonyi. Hanyuma noneho ikora ibikorwa bisa n'ibyo twakwita umusamariya mwiza. Bashoyemo n'amafaranga arenga miliyoni 11 banatanga ubwisungane mu kwivuza. Si ibyo gusa kandi batanze n'amatungo magufi, amatungo azajya yungura n'abandi. N'amatungo yitwa ingurube. Bamwe bahoze batera comment bavuga ngo ese mu karere ka Kamonyi hagiye kubaho gira ingurube muturage. Ibyo byose turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Hanyuma bafite Imbaraga live concert igihe cyo guhimbaza Imana hamwe na Goshen Choir. Cyaba ari iki ngiki. Iyi Goshen Choir ikorera hariya Igikondo kuva ku munsi w'ejo ndatekereza, ndetse n'uyu munsi ni gahunda igikomeje, aho biteguye kugabura ibyo kurya by'ijambo ry'Imana binyuze mu ndirimbo zabo. Uyu munsi rero mu masaha y'isa 8 ni ukuri ngo haraza guca uwambaye. Hano kuri ADPR Gatenga ni hano mu karere ka Kicukiro, naho itsinda ry'abadiyakoni babarizwa kuri iriya paruwasi ya Gatenga bateguye igitaramo, aho batumiyemo Korali Bethlehem yaturutse mu karere ka Rubavu. Ku munsi w'ejo bahageze hagana ku isaha y'isa 10, aho bari biteguye kuza kugabura ibyo kurya by'ubugingo. Kuri uyu munsi ahagana ku isaha y'isa 8 baharaye nimugoroba. Cyakora bakoze igitaramo mu masaha make cyane. Bake babashije kwitabira, ngira ngo bagarutse kuri byinshi bikubiye mu buhamya bwabo cyane mu kijyanye n'indirimbo, kuko icyabo ni ukuririmba muri za ndirimbo zabo zo hambere ndetse n'iz'ubu ngubu. Abantu bahageze babashije gutaha imitima yabo iguwe neza. Yes, ni byinshi twakabaye tugarukaho muri iki kiganiro, ariko mu kanya gato cyane ndaza kuza kureba ko twaza kubigarukaho mu buryo burambuye.
ndaza kukubwira kandi ko RGB yabujije imiryango ikorera mu Rwanda ishingiye ku myemerere kugira ibikorwa bakorana n'igihugu cy'Ububirigi. Ibi byose turaza kubigarukaho mu kiganiro cyacu. Ntuve imbere ya televiziyo yawe. Njyewe nitwa Onete, iki ni ikiganiro Hot Time Show. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma batuzamurire imwe mu ndirimbo nshya, n'ubundi twakiriye indirimbo y'uwitwa Bosco. Abantu bari mu burengerazuba mbonereho mbanze mbasuhuze, ubwo tugiye kwambuka ishyamba. Ni indirimbo ikoze mu buryo bw'amashi. Abantu mwumva amashi ndabasuhuje cyane. Indirimbo ize kubakora ku mutima. Mwese mugira ibihe byiza kandi ntimuve imbere ya televiziyo yanyu. Mu kanya gato ndaza kubangarutse dukomeza n'ibindi byinshi twabateguriye kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha. na hano indirimbo nziza cyane ikoze mu rurimi ngo barwita amashi. Ahangaha yararimo avuga ngo Yesu ni umuremyi wa byose, data w'umuremyi w'isi n'ijuru. Ahangaha yagarukaga kuguha icyubahiro cy'Imana, nyine avuga ngo tubyemere ko Kristo ari we waremye isi n'ijuru, nta mufundi nta n'umuyede. Uwo mufundi n'umuyede ariko ninjye umwishyiriyeho. ubwo ahangaha yaramyaga avuga ngo Imana ishyirwe hejuru kuko ntabwo irobanura ku butoni. Ukomeza ugira ibihe byiza, unagerwa na gahunda zose Goodrich TV ikomeza kukugezaho. Njyewe nitwa Onete, ni ikiganiro Hot Time Show. Umeze ute nshuti, umeze ute muvandimwe? Mbere ya byose nkwibutse ko ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro, utwandikira ubutumwa se cyangwa unaduhamagara, birashoboka. Nkeneye kumenya kuri uyu munsi w'Imana, kuri uyu munsi wo ku cyumweru, ese wowe umeze ute? Weekend yawe irimo iragenda gute? Harimo bamwe bayitangira kuwa gatanu cyangwa se kuwa kane, biterwa. Uyu munsi bakavuga bati turimo turayisohokamo. None wowe aho ngaho iwanyu mumerewe mute? Weekend irimo kugenda gute? Niki urimo gukora ubu ngubu? Ese uri tayari kubana natwe mu kiganiro? Ni bande wifuza gutumira tukabana muri iki kiganiro? Iyo nimero iri kuri ekra yawe, birashoboka ko twandikira kandi ukanaduhamagara 0788 3085 82. Uyu mwanya biremewe kuduhamagara ukatubwira uko umeze, uko weekend yawe irimo kugenda, icyumweru cyawe uko kirimo kugenda, uko witeguye kubana natwe mu kiganiro. Ni karibu sana, ni karibu cyane abantu mwese muri hariya mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndavuga mu karere ka Musanze, Gakenke, Rulindo. Mumeze mute? Ndizera ko namwe uyu munsi ukomeza kubabera umunsi mwiza. Bari mu majyepfo y'u Rwanda mwese, bari Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, mwese ndizera ko mumeze neza. Uyu munsi ukomeza kubabera umunsi w'ibyiza, umunsi wuzuye amashimwe, umunsi wuzuye imigisha. Mbega ndakwifuriza kugira ngo umugisha Imana igenera abantu ku munsi nawe ubone, ndakwifurije. Sinakwirengagiza kandi abatwumvira iburasira bwaryo, namwe mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zose Goodrich TV ikomeza kugenda ibagezaho. Abantu muri Rwamagana, abantu mutwumvira Kayonza, abantu muri hariya za Karangazi, abantu muri za Bugaragara, igitondo cyiza cyane. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, kugira umunsi mwiza, kugira weekend nziza no gukomeza kuryoherwa n'ibyiza byose Goodrich TV iba yabateguriye ku munsi. Abantu muri hariya neza mu mujyi wa Nyagatare, mumerewe mute? Mwaramutse mute? Muri gutekereza iki? Muri gukora iki? Ndizera ko mufite namwe ibihe byiza. Umubyeyi bamwita Mama Chance, hariya bahita gutera urenze ahantu hitwa ku Kimodoka kuri Muhazi, ukazamuka ruguru iburyo ni mu murenge wa Rukara. Rimwe na rimwe nabo ngo hari igihe baba badukurikiye. Bifurije ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nk'uko bisanzwe mu kiganiro cyacu kandi tuba dufite n'ijambo ry'umunsi.
ijambo ry'umunsi dufite uyu munsi riri mu gitabo cya Matayo, hamwe Petero yagize amatsiko amaze kubona iminsi bamaranye na Yesu, akamubaza ngo Yesu ko hora tubwira ngo uzagenda, none nugenda tuzasigara gute, tuzabaho gute, aho waziye kubize ko twagukunze tukagukurikira tukasiga imiryango yacu, abagore bacu, abana bacu, twarababaji bamwe, abandi twarabahinzi, abandi twarabarobyi, none ko iminsi tumaranye uhora tubwira ngo uzasubira iwanyu, usubira iburyo bwaso, nugenda bizagenda bite, aho twari turi tuzasubire bizavamo cyangwa. Ariko Yesu yamubwiye ijambo ryiza, nubwo Petero we amateka agaragaza ko mu mutima we ngo yatekerezaga ko Yesu akwiriye kugenda, ariko buri muntu akazamuha wenda nk'intara, ni urugero iyo mu gihugu cy'u Rwanda ati iriya ntara uzayiyobore, ibyo byose birimo, abantu bose barimo, imitungo yose irimo izabe, we niko yatekerezaga. Ariko Yesu kubera areba mu mutima amubwira ijambo ryiza, anamubwira ngo wagize icyo yigomwa kubera jyewe, akiri mu isi nzamukubira inshuro 100, kandi nindangiza nzamushyiriramo n'ubugingo buhoraho. Bivuze ngo umuntu wese wagize icyo yigomwa, umuntu wese uzagira icyo yigomwa, n'uyu mwanya uri kumwe natwe muri iki kiganiro kuri televiziyo, ugatekereza mu mutima ko hari ikintu ukwiriye kwigomwa kubera ko wamenye Kristo, umva ukuntu yavuze. Reka tubanze twakiriye umuntu ku murongo wa telefone. Allo, amahoro y'Imana bane nawe nshuti. Witwa nde, uherereye he? Yego Moyize, Musanze mumeze neza? Muri kumwe natwe mu kiganiro? Yes. Hanyuma se weekend yanyu irimo kugenda neza? Aha, aho ni sawa rwose, Imana iguha umugisha. Bivuze ngo tayari wamaze kuhagera muri Whole Time Show? Sawa cyane, turamukiriza abantu bari Musanze, babwira uti mukomere cyane. Arakoze cyane, Imana imumugisha. Yes, narindi ho nkubwira ijambo ry'umunsi riribuze ko ari tuyoboye mu kiganiro cyacu. Yesu amaze kubona uko Petero amubajije, yarambwiye ngo umuntu uzagira icyo areka, nta zindi nyungu, nta rindi rari afite mu mutima. Icyo nicyo nari ngiye kukubwira. Reka tubanze twumve n'uyu. Yes, hello. Mwarabye neza? Meze neza cyane, ndashima Imana. Wowe umeze gute? Diane hehe? Diane Musanze. Uri i Musanze nka hehe? Nyarubande. Mumeze mute aho ngaho kuri Big Shop, kuri Centre Mwari hehe? Centre Mwari. Ngaho da wambonye ryari se? Okay, ntabwo ndamenya ngo nzagaruka ryari, ariko ningaruka ubwo uzabimenya. Nzaza hano mvuge ngo ndaje. Ubundi muzantekera iki? Ifiriti? Niye mufite Musanze? Urakoze cyane muvandimwe, niguha umugisha. Umuvandimwe ari mu yindi mirimo, njyewe ndahari, ndahamubereye mbega. Urakoze cyane nshuti, Imana iguha umugisha. Yes, arakoze cyane. Reka nakira undi muntu umwe ku murongo wa telefone, hanyuma noneho nze kugaruka dukomeza n'ikiganiro cyacu. Umuntu umwe. Allo. Yes, allo. Yes, allo, ndakumva. Witwa nde, uherereye he? Ijwi ryawe ko riri kure, hano wagerageza kongera ijwi. Nyagatare nka hehe? Rwimiyaga ndahazi cyane, aho ngaho muri centre hari umusaza mpazi witwa Tindo, njya kumusura hose za Bugaragara, ngira abantu b'inshuti, hari igihe ngire bakama ku mata ebana nkamererwa neza. Ubu ngubu noneho ntabwo nshaka amata, nshaka abantu bampa inka, noneho nanjye nkajya nyinywera nibereye mu rugo, ntateze ngo nze Nyagatare.
ariko hari umuntu usaba kugabirwa ubanza nanjye ndi igitangaza. Urakoze cyane nshuti. Ndizera ko aho ngaho rw'imiyaga weekend yanyu ikomeje kugenda neza kandi muri kumwe natwe mu kiganiro Holy Time Show. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Arakoze. Abandi mwohereza ubutumwa bugufi, turaza kongera kwakira abantu ku murongo wa telefone nyuma. Reka tuze kuba tugenda mu kiganiro. Yes, hari abo mbona batwandikiye ngo mwaramutse neza, nitwa Munezero, mumpe indirimbo itegura yitwa gute Uruwera. Biragoye kugira ngo nkuzamurire indirimbo uyu mwanya kuko igihe cyacu kiba ari gito kandi dufite n'ibindi byinshi twateguye. Hari wari wavuze ngo TV yagize ikibazo ariko ndizera ko ubu ngubu byamaze gukemuka. Ibaza nk'umuntu noneho buri kuduha nimero ngo tuze kumukandira akanyenyeri tumuheshe umugisha, se n'iki wadukoreye nibura. Sorry. Nkuko nari mbikubwiye mu ijambo ry'umunsi riza kutuyobora mu kiganiro, Yesu yabwiye Petero ngo wagize icyo areka kubera njyewe nzamukubira inshuro 100 kiri mu isi kandi n'ubugingo buhoraho nzabumuha. Nshuti, ndagira nkubwire ko nugira icyo wigomwa uri muri ubu buzima ntabwo Imana izagukuriramo aho ngaho. Ubugingo bw'iteka buraguteguriwe kandi Imana irabizi ko uri naha mu isi, uri aho ngaho iwawe, aho ngaho utuye, muri ako karere, muri uwo murenge, muri icyo gihugu. Imana irabizi ko ukeneye kurya no kunywa, Imana irabizi ko ukeneye gutura heza, Imana irabizi ko ukeneye ibyinshi bigize bishobora gutuma ubuzima bwawe n'imibereho bigenda neza. Icyo Imana igushakaho nuko ugaragaza uruhare rwawe kabone naho rwaba ari rutoya. Imana irabizirikana, yaravuze ngo uzagira icyo yigomwa kubera jewe. Nureba umurwayi ukamugirira impuhwe, nureba imfubyi ukayigirira imbabazi, nureba umukene cyangwa se umupfakazi ukamugirira imbabazi, ukavuga ngo nibura reka ngire uruhare naho rwaba ari rutoya kugira ngo mukure mu buzima n'akaga yabarimo, bizakora ku mutima w'Imana. Ntabwo Imana izagukuriramo aho ngaho uri mu isi. Imana izaguha ibigukwiriye kandi rwose bishyitse, kandi n'ubugingo buhoraho Imana izabuguha. Niyo yabyivugiye, ntabwo ari ibyanjye. Sawa cyane, Imana ibahe umugisha. Yes, nkuko nabivuze mu makuru atandukanye, indirimbo ya Platini namaze kuyigarukaho yo, aho yagaragazaga ko ashobora kuba yaza mu gutangira gukora gospel. Ntabwo turabihamya neza, byose tuzabimenya muri iyi minsi iri imbere. Nari nakubwiye ko RGB yatangaje ko imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda ifitanye imikoranire na guverinoma y'Ububiligi ikwiriye kuyihagarika. Ni nyuma y'uko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze igihe humvikana umutekano muke, aho umutwe wa M23 waje navuga ngo kurwana. Reka mbyitegura icyo kuko kuri uyu munsi umutwe wa 23 wamaze gufata agace ka Nord Kivu. N'uyu munsi amakuru arimo aravuga ko bashobora kuba bageze Iwarikare. Rero byagiye byumvikana mu matwi y'abatari bake bavuga ko u Rwanda rushobora kuba rutera uyu mutwe inkunga wa M23. Byatumye Ububiligi ndetse n'u Rwanda bihagarika amasezerano bari bafitanye, ndetse hari amasezerano atandukanye ngira ngo nk'abakoresha imbuga zitandukanye mwagiye mubibona, kuko Ububiligi nabwo bwifatanije na leta ya Kongo bakomeza guhamya ko leta y'u Rwanda ishobora kuba ifasha uriya mutwe wa 23. Kuri uyu munsi rero RGB yongeye kubivuga babicishije ku kinyamakuru Inyarwanda, ndetse hari n'itangazo basohoye rwose rigaragara rivuga ko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwabujije imiryango mpuzamahanga n'iy'imbere mu gihugu, imiryango ishingiye ku myemerere n'idaharanira inyungu yanditse ndetse ikorera mu Rwanda kugirana imikorere na guverinoma y'Ububiligi. Ni inkuru imaze igihe icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kuri uyu munsi bigaragara ko haramutse hamenyekanye umuryango ushingiye ku myemerere ukorana n'iki gihugu cy'Ububiligi ko bazafatirwa
ibihano. Ikindi nagarutseho ni worship experience yakozwe na Chorale Shalom muri iki cyumweru gishize, aho iyi chorale yafashe umwanya uhagije wo gutaramana n'abanyarwanda batari bakeya, kandi bari bavuze ko bazataramana n'abantu, donc gahunda bari bafite yari yo guhuza umuntu n'Imana, kandi bagashyira abantu mu bihe byiza byo kuririmba. Bari bateguye mu buryo umuntu wese witabiriye iyi gahunda yashoboraga kuririmbana nabo. Babikoze neza, bari bafite umwigisha navuga udasanzwe n'abakoze ku mitima y'abatari bake, bamwita Pastori Mugabo, aho yagaragaje nk'umupastori umaze igihe kinini akorera Imana guhera mu myaka ya za 80 se no gusubiza hasi, hamya ko Imana ari Imana y'imbaraga, ari Imana ivuga, ari Imana ikora, kandi ari Imana ifatika nubwo itagaragara, ibyo ikora biragaragara kandi birafatika. Nari mbivuze ko batumiyemo Chorale Shiro, aho ari chorale yasigaye kandi itinda cyane mu matwi y'ababashije kwitabira kiriya gitaramo cyuriya munsi. Umuhanzi wiyeguriye indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, uyu bamwita Si Muzika, yashyize hanze indirimbo yitwa La Nomowa. Iyi ndirimbo ikubiyemo ubutumwa bw'imbabazi ndetse n'urukundo rw'Imana. Ahangaha yagarutse kongera kubwira abantu imbabazi n'urukundo Imana igira mu buzima bwa buri munsi, avuga ku kijyanye n'ijwi ridacogora rihamagarira kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu batuye isi muri rusange, n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu muramyi rero akomeje kugaragara neza, kuko muri uyu mwaka biragaragara rwose ko ntabwo afite ubunebwe, arimo arakora indirimbo umunsi ku wundi, kandi indirimbo ubona ko mu by'ukuri zifite icyo zivuze, zifite ubutumwa. Ngewe numva indirimbo y'umuhanzi nita cyane ku myandikire, nkita ku butumwa burimo, ndetse nkareba n'uburyo iyo ndirimbo ikoze. Uyu muramyi nawe rero mu bigaragara ntabwo afite ubunebwe. Ikindi nakubwira nuko Ntarama muri iyi minsi bagize gutya baconga ruhago, hanatangwa amabati, hatangwa mituweli, haboneka iminyago, cyangwa se haboneka abantu bihana bagarukira Kristo nk'umwami n'umukiza, abantu barenga 1833. Kandi hari no muri yubile y'imyaka 7 itorero Zion Temple ritangiye gukorera Imana. Ubwo buri hasi muri kariya gace abantu barenga, reka nze ndebeneza ibikorwa bitandukanye birimo ivuga butumwa ryakorewe ahantu hatandukanye, kuremera abatishoboye, imikino, imyidagaduro ndetse na seminari. Ni bimwe mu byaranze igiterane cyatangiye ku itariki ya 3 kugeza ku itariki ya 23 Werurwe 2025. Itorero Zion Temple rya hariya Intarama ryagejeje ubutumwa bwiza ku bigo by'amashuri atandukanye. Hakozwe kandi n'ivuga butumwa mu duce dutandukanye, cyane cyane hariya muri iriya centre yo muri Intarama. Baganirije abacuruzi baho, hanasurwa abarwayi bari kwa muganga, banagenerwa ubufasha. Abatishoboye rero batuye muri kariya gace cyangwa se muri turiya duce dutandukanye twa hariya Intarama, nabo babonye ko Imana ubwayo ariyo yari yabisuriye, kuko aba bakristo cyangwa se iri torero ryasobanukiwe cyitwa roho nzima mu mubiri muzima. Hakusanyijwe rero amabati agera ku 150 ashyikirizwa abakene. Noneho dayimoni wo gusenya ingo, imfura hari dayimoni yo gusenya ingo, ariko cyane cyane ahangaha bavuga no gusenya amazu. Cyo yimbura ishobora kugwa, umuyaga ukaza ari mwinshi, hanyuma noneho amazu akaguruka. Batanze amabati kandi batanga n'uburyo bwo kuba aya mabati ari amabati afashe, ku buryo imvura cyangwa se umuyaga utaza ngo yatware. Hanyuma rero bishe ngo na dayimoni wo kunyagirwa. Hari ubwo ngo imvura yagwaga, bamwe ngo bakitwikira ibase kubera aho babaga bari banyagirwa. Ubu rero bari mu mashimwe abaturage bahari Intarama, hehe no kwitwikira amabasi imvura yaguye, kuko itorero Zion Temple ryaje ngo ribabere igisubizo. Sibi gusa kandi dayimoni ngo wakasa mutwe wo kurembera mu rugo nawe basize bamaze kumushyiraho iherezo.
kuko imiryango igera muri 350 yishyuriwe mituweli. hanyuma noneho abari aho bose batangira gushimira Imana bavuga ko Imana ari umukozi w'umuhanga. amafaranga atari make arenga miliyoni. muri byinshi navuga byakozwe kuri uriya munsi, itorero Zion Temple muri kariya gace ka Ntarama ryongeye gushimirwa, kuko ntabwo ari byo gusa nibuze batanze n'amafunguro, batanga amavuta, batanga imiceri, batanga kawunga, batanga byinshi bitandukanye bishobora gutuma roho nzima ikomeza kuba mu mubiri muzima. hari hanateguye kandi match aho byafashije urubyiruko kongera kwidagadura bifashishije ijambo ry'Imana. ibintu byari bimeze neza ku bantu babashije kugera hariya, babashije kubona ko ari igikorwa cyari cyateguwe neza kandi mu by'ukuri cyari kibereye amaso. hari izindi mbogamizi zari zihari mu bijyanye n'ubuzima n'imibereho, ariko mu by'ukuri byose kuri uyu munsi navuga ko bavuyeyo babihaye umurongo. nta kindi twavuga uretse kuvuga ngo mu by'ukuri Imana y'amahoro ibahe umugisha. ubundi ivugabutumwa rigiza niri ivugabutumwa ry'amagambo ntabwo rihagije, ahubwo ubungubu ibikorwa biherekejwe n'umurimo nibyo bikorwa bizima, nibyo bikorwa navuga byiza. hanyuma ikindi nakubwira nuko El Shaddai yamamaye mu ndirimbo Cikamo, ivanye muri Uganda amashimwe navuga abyibushye mu giterane cy'ivugabutumwa bafatanyijemo n'umunyamerika witwa Donny Murray. uyu mubyeyi cyangwa se uyu mupastori abantu bamaze kumenyera, afata umwanya w'akaza hano muri Afrika agataramana n'abanyarwanda cyangwa se bitewe n'igihugu yahisemo gukoreramo. kuri iyi nshuro rero yari hariya muri Luwero, ni mu gace ko muri Uganda, hariya muri Nansana aho bita kuri ground. niho bamaze iminsi igera nko muri ngahe aho bataramiye Imana, nawe agafata umwanya akigisha ijambo ry'Imana. ubuzima bwa benshi bwarazahutse mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. iyi El Shaddai rero ni korali ikorera umurimo w'Imana hariya mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Gisozi, aho bishimiye kuba ivugabutumwa bari basanzwe bakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda nibura ryaragutse, bakabasha kwambuka imipaka bakajya kubwira abantu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. nibura nabo bahageze iyo kure ibwota amasimbi ndetse bakanamenya iyo bweze, cyane ko abanyarwanda bavuga ngo akanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze. El Shaddai rero yamamaye muri iriya ndirimbo yitwa Cikamo nk'uko nari mbivuze. iyi ndirimbo Cikamo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 3 ku rubuga rwabo rwa YouTube. abaririmbyi batanze kandi ibyishimo mu giterane cyateguwemo n'uriya mukozi w'Imana hariya muri Luwero, Kampala. ni igiterane kandi cyari cyiswe Light to Nation, iyoborwa n'umupastori bamwita Tumusime. iyi ni gahunda imaze igihe ikorwa mu duce dutandukanye. kuri iyi nshuro rero abantu bagerageje kuba hariya muri Luwero babonye mu by'ukuri akimana n'abantu. El Shaddai yavuyeyo ivuga ati ni ubwa mbere twabonye dukora umurimo w'ivugabutumwa abantu bakikubita hasi bakavuga bati Uwiteka niwe Mana. abaririmbyi bakunzwe cyane rero cyane hano mu gace k'u Rwanda batashye imitima yabo rwose iguwe neza. uretse iriya ndirimbo nari mvuze haruguru, bafite n'izindi ndirimbo zitandukanye kandi zagiye zirebwa mu by'ukuri n'abarenga miliyoni 2 nk'indirimbo yitwa Uraza, Abera, Wowe, Uri Data, Ikibasumba, Gorigota, Hahirwa Ishyanga, Imirindi, nshinjwa gukunda ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. ni korali ifite indirimbo nyinshi zitandukanye zagiye zikora ku mitima y'abanyarwanda, ku mitima y'abatuye isi. kuri iyi nshuro bava hariya mu gihugu cya Uganda baravuze bati iyi ni motivation kuba twarahagaze nibura kuri stage tukabona Imana yongera kwigaragaza kandi tukavugira Imana mu gihugu kitari icyacu, tukabona abantu barihannye
kandi noneho turirimba mu rurimi twebwe twakekaga ko badashobora kumva. Baririmbaga indirimbo z'ikinyarwanda kandi benshi bo muri kiriya gihugu bumva icyongereza ndetse n'ikigande gakeya n'ikinyankore, biterwa n'agace akareka ikinyankore ntabwo kivugwa hose. Baravuze bati tubonye ko tugifite umurimo, ariko kandi baravuga bati dushimiye Imana umubyeyi. Byo byonyine n'ukuntu bakiriwe, baragiye bakirwa n'amamodokari, bakora cortege, amamodokari amwe ajya imbere yabo andi ajya inyuma yabo mu rwego rwo kubereka ko babishimiye. Nabo bavuze bati dushimiye Imana umubyeyi yadukoze ku mutima ikadukoresha uyu murimo, kandi na motivation babonye irindi tafari bakwiriye gushyira mu by'ukuri ku muziki basanzwe bakora. Hanyuma nari nakubwiye ko roho nzima mu mubiri muzima, urubyiruko rw'abanyeshuri bibumbiye mu muryango w'amatorero ya Pentecote ya kaminuza yitwa SEP UK rwabereye umusamariya mwiza abatishoboye bo mu karere ka Kamonyi, nk'uko nari nabivuze haruguru. Ni ivugabutumwa ryabaye kuwa gatandatu ku itariki ya 22 Werurwe 2025 ribere hariya mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi, aho bafashe umwanya uhagije bakaganiriza bamwe mu baturage batuye muri kariya gace kandi bakabaganiriza mu byiciro. Bafashe ababyeyi babaganiriza ukwabo, bafata urubyiruko bararuganiriza, bafata abagabo ndetse n'abasore barabaganiriza. Igikorwa mu by'ukuri ubona ko cyari igikorwa cyateguwe neza, ikindi kandi ari igikorwa gishobora gutanga umusaruro muri sosiyete nyarwanda. Ibikorwa by'uwo munsi byari bigamije rero iterambere ry'umwuka wera ndetse n'iry'umubiri, bikaba rero byaratangijwe n'umukino w'umupira w'amaguru wahuje SEP ya University ya Kigali ndetse niyo muri Seka Ministry. Uyu mukino rero wari ubereye amaso, abantu mwabashije kuhagera ngira ngo mwarabibonye. Habayeho kandi n'ibiganiro byo mu matsinda nk'uko nari mbivuze, abagore n'abakobwa baganirijwe ku bushobozi bwabo ndetse mu kubaka igihugu, banashishikarizwa kwisobanukirwa ubwabo ndetse bakajya bakora n'ibikorwa biteza igihugu imbere. Abagabo n'abasore nabo baganirijwe ku ngaruka z'ibyaha, banasabwa gukomeza ku ntego kandi bakagira indangagaciro zishoboka, ikindi kandi za gikristu ari byo bizabafasha kugera aho bifuza kugera ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Nyuma y'ibyo kandi hatanzwe imyambaro, ibikinisho by'abana byatwaye akayabo kagira mu bihumbi 400. Batanze ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko kandi banatanga amatungo magufi, ingurube. Bamwe mu baturage baganirijwe bakiriye kuri aya matungo barababwiye bati wowe fata itungo ariko niri kubyarira uzarihe na mugenzi wawe, gutyo nibura abantu bose babashe kuba bafite itungo rizabaha ifumbire. Byageze naho bavuga bati ese buriya muri aka karere kacu natwe twatugiye gira ingurube muturage. Ngayo nguko tuzakomeza kubikurikirana tumenye izi ngurube uko zikomeza kugenda zigera kuri buri wese. Ni byinshi twakabaye tugarukaho, ariko reka twihutishe cyane. Umukozi w'Imana cyangwa se umuhanzi akaba n'umwanditsi w'ibitabo bamwita Furaha, akomeje kwigaragaza cyane mu ruhando rwa gospel, aho akomeza gutanga ubutumwa bukora ku mitima y'abatari bake abinyujije mu ndirimbo, ndetse kandi agatanga n'ubutumwa bw'ihumure, aho ubona afite umwete wo kwegera abanyarwanda akababwira ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, yifashishije igitabo cya Timoteyo wa mbere ibice 6 ku murongo wa 6 hagira hati icyakora koko kubaha Imana iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Muri iyi ndirimbo kandi, indirimbo aherutse gushyira hanze, yagarutse ku butumwa bw'urukundo, akangurira abantu ko bakwiriye gukundana, kandi nibyo buri ideni dufite, ideni ngufitiye, ideni umfitiye ni ideni ry'urukundo, kuko utagira urukundo ntazi Imana. Kandi n'ubundi deni duhora turwana naryo ni deni ry'urukundo, kubera ko ibibazo byose usanga tugenda turwana nabyo muri ubu buzima, nuko rimwe na rimwe usanga abantu bakubira kukwikunda, ugasanga ibibazo biravuka. Ariko ndatekereza ko uko iminsi igenda yicuma indi kaza, Imana ikajya yohereza abakozi b'Imana nk'aba ngaba baza gutanga ubutumwa mu bihe bitandukanye. Ndatekereza ko abantu bazakomeza kubaho nibura bavuye mu cyo nakwita nk'ubuyobe reka mbyite gutyo.
Yesu mu minsi yashize hari inkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari itsinda cyangwa se umuryango w'abakristo wari wahagurutse kurwanya icyo bita Black Mass. Black Mass ni igikorwa navuga kiri satanike, aho abantu bahura bagakora ibikorwa navuga bisa nibiganisha ku mbaraga z'umwijima. Aba bantu rero barahagurutse baravuga bati iki cyaba ari igikorwa cyo gukubita ubukristo hasi ndetse no gupfobya Imana. Iminsi yashize ndumva iyi nkuru twarayigarutseho, aho uyu muryango wagaragaye n'ubundi wongera gukora ibi bikorwa navuga biteye ubwoba kandi bikorwa biri satanic. Akenshi rero iyi Black Mass igamije gusuzugura Imana, imyemerere ya gikristo cyangwa se imyemerere ndetse n'ibindi bikorwa mu buryo bwihariye, guhonyora ibijyanye n'ibikorwa n'amasengesho cyangwa se amasakaramentu mu mico y'amadini ya gikristo atandukanye. Uyu muryango rero umaze kugaragara cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Afrika ntabwo ari cyane, naho byagaragara biba bijya gusa nabyo ariko bidafite ishusho yabyo. Si ubwa mbere iyi nkuru yaba yumvikanye, kuko no mu minsi yashize hari umuriro mwigeze mwumva hariya mu mujyi wa Los Angeles, kubera ko hari ibitaramo nyine bihaba byo gupfobya Imana, ku buryo rimwe na rimwe hatumirwa abantu b'ibyamamare batandukanye, hagahembwa umukinnyi wa filime, umuririmbyi mwiza, bakora mu bijyanye na secular, hanyuma bakanashimirwa bitwaye neza bagahabwa ibikombe, ariko bakajya gusoza bavuga ngo muri uwo muhango wabo Imana ibonye zero. Muri cya gihe hari harateye inkongi y'umuriro, abantu benshi bavugaga ko inkongi yaje nyuma y'uko icyo gitaramo kibaye, bagasoza icyo gitaramo bavuze ngo abantu bashimiye abaproducer babafashije, bashimira abanditsi, bashimira ba nyina bababyaye, intsinzi benshi bazitura ba nyina. Akenshi burya ngo iyo umuntu yageze ku ntsinzi ikomeye usanga ngo ayitura mama wamubyaye. Sinzi impamvu mutajya muyizitura iyo zo ntsinzi mubona, sinzi impamvu mutazitura na papa wanyu. Abenshi usanga bavuga bati iyi ntsinzi, iki gikombe mbonye, iki gitabo nanditse ngituye mama, ntabwo mbizi. Ariko umwe mu bagore bari bitabiriye cyangwa se bari bayiboye ibyo birori byasoje avuga ngo Imana muri iyi gahunda y'uyu munsi ibonye zero. Nyuma yaho nibwo umuriro waje kwadukira hariya mu gace ka California, ngira ngo mwagiye mubyumva mu bihe bitandukanye. Abantu baravuga bati ubanza ari uko bongeye gutuka Imana, bakavuga ko Imana ari akantu kanakigenda, Imana ibonye zero mu ruhame. Ntabwo byavuzweho rumwe, ariko abenshi ngira ngo mwagiye mubyumva baravugaga bati nuko batutse Imana. Nshatse kuvuga ko hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari ubwa mbere hagaragara ibikorwa bipfobya Imana, bikubita hasi ubukristo n'ibindi bitandukanye. Yes, reka mbashimire cyane mwese mukomeje kubana natwe mu kiganiro Hot Time Show. Nitseho gatoya nyuma gatoya iyi ndirimbo tugiye kumva, ndaza kuba nakiriye umutumirwa w'umunsi tugiye kubana, hanyuma noneho akatugezaho byinshi bitandukanye bigize umuziki. Wereka nsabe Frank ku buhanga bw'ibyuma, nanamushimire ko abadufasha neza aya majwi ndetse n'aya mashusho mwumva, niwe uba abifitemo uruhare. Imana ibaho umugisha mwese mukomeje kubana natwe. Ntuve imbere ya televiziyo yawe. Njyewe nitwa Onete, iyi ni Goodrich TV. Reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma batuzamurire indirimbo yitwa Ubwato, niyo umuhanzi Ingabire ari nawe tugiye kwakira mu kanya gato muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Ntuve imbere ya televiziyo yawe. Wanti timwami kumunda naraguku
ikirenge urambwira uti genda ubeho wanyeretse wakingiye ikirenge urambwira uti genda ubeho ubwato wankuye mu nyanja y'umuraba wategetse inyanja iratu wanyeretse imbabazi ubwato wankuye mu nyanja y'umuraba wategetse inyanja iratu wanyeretse imbabazi ubwato wankuyemo inyanja ikomeye y'umuraba uwiteka ibyo byose yabishije amaboko nawe birashoboka ko uwiteka yagukuye mu nyanja y'inzara mu nyanja y'ubukene mu nyanja y'icyangiro mu nyanja yo kubura aho kuba mu nyanja y'urufaya cyangwa se y'urusobe rw'ibibazo ariko uyu munsi uriho umeze neza urahumeka urahamya ko uwiteka ari we mukuru ku buzima bwawe uwiteka yarahakubereye iburyo n'ibumoso yes n'indirimbo nziza y'umuramyi Ingabire Francine ni nawe ureba uyu mwanya nakiriye kuri kamera ni umubyeyi umeze neza cyane Imana yahamagaye ndagusuhuje mubyeyi amahoro y'Imana bane nawe bamwita Ingabire Francine n'umwe mu baramyi nawe Imana yahamagaye kera aratangira arakora n'uyu munsi aracyabikomeje reka Francine ntagiye muri byinshi ntibanze muri byinshi mbanze ngo hikaze nubwo nari ntagiye mbivuga ariko wibwire nyirizina abari kumwe natwe uyu mwanya kuri televiziyo karibu Imana ikumugisha murakoze cyane ndabasuhuje mwese amahoro y'Imana bane namwe nitwa Ingabire Mukamurenzi Francine ndi umugore mfite umutwaro umwe n'abana bane ndi umukristo usengera muri ADPR Gasave ni umuririmbyi muri korali yawe yitwa Ebenezer hanyuma ndi n'umuririmbyi ku giti cyanjye ndahimbaza Imana yankuye mu nyanja y'umuraba Imana iduhana umugisha amen 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 kora nk'akantu gatoya nyine bimenyekane ko Francine ari we wiyiziye abantu bakumve muri rya jwi ryawe ryiza ndetse na bwa butuma bukomeza guhembura abantu ubu ndatuje ndatunganiwe kuko muri Yesu mfite nk'amahoro ndayumva mu mutima ndayumva mu mwuka ubu ndaririmba amahoro Yesu atanga ndakomeye ndakomeje kwizera Yesu utanga amahoro bamwita Ingabire Francine ni umuramyi twakiriye uyu mwanya mu kiganiro uramubona ni umubyeyi afite ubumuga bwo kutabona ariko kandi ibyo ntibimuca intege ntibimubuza gukomeza gukorera Imana umuhati arawufite saha hari n'ahandi rwose nagiye mubona akorera Imana neza mu social media atandukanye mubyeyi Imana iguha umugisha amen hanyuma se urumva umeze gute uyu mwanya Imana iguteye iteka ukaba wisanzuri kuri Godrich TV nukuri n'umutima wanjye wose ndanezerewe cyane Imana irakoze kumpa uyu munsi umunsi mushyashya ku buzima bwanjye ahari wenda utazagaruka cyangwa hazaza undi usa nawo ariko uyu kuri iyi tariki umutima wanjye uratuje ndashimira Imana waravuze ngo uri umugore yego ufite abana bangahe mfite abana bane abahungu 2 n'abakobwa 2 Yesu yabikoze neza abikora mu gitondo azindutse yes ako kantu ko kubikora mu gitondo azindutse disi kari emotion ukuntu yo wakira gute kuba uyu munsi uri umuramyi Imana yaraguhaye impano nk'iyo ariko kandi kuri bamwe babibona nkatwe n'abandi tukaba tuvuga ko ari ibintu bigoye ese ntibikugora kubukorera Imana muri ubu buryo kandi ufite n'ubumuga nukuri nta kigoye Yesu abikora nyine nivuze ngo abikora azindutse iyo yaguhaye kubikora akaguha kubibamo kandi ukabikunda ukamwemerera
ntago bikomeye ku bantu babireba bumva bigoye bakumva nyine hari ukuntu amarangamutima y'abantu asa bakakubona bikomeye ariko nkanjye ubibayemo umaze imyaka myinshi nabona nkorera Imana mba numva ari ibintu biryoshye ahubwo mba numva ari ubuhamya abandi bantu benshi bakigiraho. ese niko wavutse cyangwa waje kuba gutyo nyuma? Byambaye mfite imyaka 8. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bikeya byo muri ubu buzima n'iyi si uzi? Yego, hari ibyo nibuka uretse ko imyaka iri kugenda iba myinshi buryo umuntu amaze imyaka irenga 22 atari kureba biba bigoye ariko urumva umwana w'imyaka 8 nabwo ni mukuru azi inzu azi imodoka nibuka byinshi nibuka mama niwe utabyumva mu maso banumva narebye nahita mureba nkamubona. Ese niba aracyariho? Arahari. Ese byagenze bite kugira ngo wisange bibaye uko? Ntabwo ari ibintu byabaye igihe kinini ngo ndwara amaso ngo ndwara umutwe gusa ku mugoroba umwe narakanuye mbona ntibiri gukunda nkabona ibintu birimo kwiruka mbona ibintu birimo kuza bikingiriza amaso hanyuma mu gitondo cy'undi munsi birashira ku mugoroba uko bwira biragaruka mu minsi mike nk'itatu nkanura nkumva amakakama mu maso nkumva biranze numva nyine biranze birangira amaso atareba nuko byaje. Impore bambi ongera dukorera kuri iyi ndirimbo twari twinjiriyemo ivuga ngo ubwato Yesu yankuye. Ubwato wankuyemo mu nyanja y'umurawa wategetse inyanja iratuza wanyeretse imbabazi wancitse mwami kunkunda naragukunze wanyeretse ikirenge urambwira uti genda ubeho wanyeretse ikirenge urambwira uti genda ubeho ubwato wankuyemo mu nyanja y'umurawa wategetse inyanja iratuza wanyeretse imbabazi. Haleluya haleluya amen amen. Imana ishimwe cyane ndizera ko ukomeje kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda za Godrush TV by'umwihariko mu kiganiro Whole Time Show. Njyewe nitwa Onete ndi kumwe na Francine umubyeyi Imana yahamagaye mu bihe navuga bitoroshye bigoye ariko uyu munsi arabikora arimo arakora umurimo w'umuririmbyi kwamamaza Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubuzima bw'abantu abinyujije mu ndirimbo afite inshingano zo kwita ku muryango. Ndagira ngo si ibyo gusa Franci hari n'ibindi ukora mu buzima bwa buri munsi bishobora gutuma wowe n'umuryango mubaho neza. Yego, urumva ko n'inshingano zitoroshye ariko kandi yanemera avuga ati muri ibyo byose ndazana naganirize abakunzi ba Godrush TV. Ufite kugira icyo umubwira ubutumwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi waha uyu mubyeyi rwose nta kibazo ubwohereze kuri iyo nimero iri kuri ekra yawe. Mukanya turaza no kwakira abantu ku murongo wa telefone icyo wifuza kumubwira icyo wifuza kumusaba akeneye imbaraga zawe nk'umuhanzi ubirimo nubwo afite inshingano nyinshi ariko akeneye gukora nawe tukamubwira gutegura ibitaramo n'ibiterane bikomeye ahantu hatandukanye. Hanyuma se Francine ni ryari wamenye ko wifitemo impano yo guhanga? Navuze ko naho mfite imyaka 8 hanyuma nje naje muri Kristo cyangwa naje mu itorero aho nsengera ubu ngubu nje kugira ngo bansengere mu muke. Nicyo cyatumye burya abanzana abaturanyi biwacu baranzanye kuko maze guhuma iwacu byaragoranye. Papa disina mubyara suwanjye habamo ko nyihakana kudasanzwe. Papa yaravuze ati sinamubyaye burya ngiye nabyaye ababona gusa nabyaye abazima abatabona suwanjye ubwo birangira nyine mbayeho mu buzima bugoye. Njya mu itorero kugira ngo bansengere mu muke mpageze Imana ivugana nanjye irambwira ngo singuhamagaye kugira ngo nzaguhumure nonaha ndagira ngo uzabanze umurira. Iyo mpamvu nyamukuru ituma nemera nkaza mu kugira ngo mumbone burya umuntu abazwa ibyo yabonye n'ibyo yumvise nta muntu ubazwa ibyo atazi cyangwa ibyo atumvise ibyo atabonye.
mu myaka yanjye 12 nagiye muri korali. ni ukuvuga Imana ubwayo niyo yivuganiye nawe iravuga ngo nubwo abakuzanye bashaka guhita uhumuka ariko muri plane zanjye ntabwo harimo kwihutira kuguhumura ahubwo harimo kwihutira kuguha ibihangano. Yego kunkoresha mu buryo bw'ijambo ry'Imana mu buryo bwo kuririmba. mu myaka 12 niho nagiye muri korali naryama nkumva indirimbo iraje nka bugacya nkayiha korali nkumva bigenze neza. nuko impano yakuze. hari n'igihe ujya ugira ivugabutumwa muri wowe cyangwa bica mu ndirimbo? oya n'ijambo ry'Imana. ntabwo wava hano rero utazi nk'akajambo kari kugufasha ko muri Bibiliya nibura ngo n'abandi babyumvireho. kamere kumvugira ijambo riri kumfasha njyewe uyu munsi ni Zaburi ya 84 duhereye ku murongo wa 6 ariko 7 cyane niyo bari kumfasha avuga ngo iyo abagenzi bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhinduka cyambika imigisha. 8 navuga ngo kandi bagenda bagwiza imbaraga abo bantu bagaragara mu maso y'Imana Siyoni. ndumva muri iyi minsi nabwira umuntu wese w'umukristo cyangwa ushaka kubizamo cyangwa utaramenya Kristo amubwira ko iki gihe ari cyo kugwiza imbaraga, si igihe cyo kurya no kuryama gusa, si igihe cyo gusinzira gusa, si igihe cyo kuceceka, ni igihe cyo kugwiza imbaraga kuko iki gihe ni igihe izuba riva imvura ikagwa ariko abantu bari gukubitwa mu buryo butandukanye. ubwo umuntu wese arimo agwiza imbaraga agaragare mu maso y'Imana Siyoni. gusa simbabwirije Imana iguhe umugisha rwose ratubwirije iyo turi mu rusengero dukanze akanyenyeri ariko nabishaka kumuhesha umugisha ukaza kumukandira akanyenyeri noneho agakomeza gukora ibyo akora mu bwiza mu mwuka ndetse no mu bwenge. hanyuma Francine Imana iti ntabwo nguhamagaye ngo mpite nguhumura ahubwo ndaguhamagaye ngo ubwirize isi. komeza umbwire urwo rugendo uko rwakomeje. nuko byaragoranye urumva umuntu uhumye ari umwana w'umukobwa uhumye ari mu cyari wacu n'Icyangugu muri Nyamasheke uhumye udakunzwe na papa udakunzwe n'imiryango y'ahantu mariye navukiye aho nahumiye mu bana twagendanaga ubuzima buhindutse byari bigoye. abanjyanye ku rusengero bakantayo bakibagirwa abo papa bonye bandandasa kabirukanka byari bigoye pe. rwari urugendo bakurandataga bakakujyana mu nzu y'Imana bakibagirwa ko bakuze bakibagirwa bakanse n'ubyibutse papa bakamwirukanka uwo muntu ufashe ko nta muntu usa gutyo namujyana. byari bigoye no mu nzira byari igitutsi gikomeye izina ryanjye ryari ryangiritse byari bigoye ariko Yesu kuko yaravuze ngo nzabana nawe nzagufasha uzankorere. nuko nagize impano impano y'umwuka wera mwuka yarazana n'impano zo kurota nkasengera abarwayi abantu bahumye bakabanzanira nkabasengera bagakira njye ngasigara. abantu bati niba ari umwana w'Imana koko niba ari umukristo nyakuri ko ahumura abandi kasengera abarwayi bagakira we nakire. byari bigoye ariko ntibyangoye kubyakira kuko Yesu yari kumwe nanjye. Imana iguhurizaho izo mpano zose navuga nyinshi zikorera mu itorero n'ubuhanzi ariko urakomeza uguma gutyo. ndakomeza ngoma gutyo nuko nagufashwa na korasi ndega ko abantu kuvuga ngo ni iki wahaye Imana yawe. nanjye nibuka ko burya nubwo amaso atabona niki wayihaye iyo Mana yawe wowe niki wayikoreye iyo Mana yawe. Haleluya. wayihaye iyo Mana yawe wowe niki wayikoreye iyo Mana yawe. nta nkweto nagiraga nta n'imyenda nagiraga nambaraga igipira kigera hano nyine umuntu yari yarampaye cy'abantu bakuru ariko nkacyambara nyine nkacyambara ari umupira nkacyambara ari n'ikanzu. nakibuka ko burya nubwo bimeze bityo nubwo amaso atabona mu by'ukuri ni iki nahaye Imana se ngo Imana imagakiza Imana inkunde sininitaye ku batankunda n'ubu iyo ndi guhimbaza mu rusengero nakora indirimbo ngo sinitaye kuri danse bakora sinitaye ku bimenyetso icyo nzi nuko nta kintu nahaye Imana kugira ngo mbe nduyu mbe mpumeka mbesa neza ntari Nyabugogo mu gusabiriza ntari mu muhanda nduyu igeretse y'inkura n'ibindi byinshi. ubuzima bwaragutse Imana iramfasha nza gusubira mu ishuri ndiga ndarangiza mfite imanite mu ndimi n'ubuvanganzo. yego ndasabwa ndakobwa ndashyingirwa ndabyara. urumva Yesu kuko n'ubavuze ngo warabyaye ariko muri ubwo buzima nibwo haciyemo uranakundwa ukora ubukwe ukorera akantu gatoya tuze tugaruka kuri urwo rugendo mu ndirimbo ushaka iyo ariyo yose.
Yesu ni mwiza, afite izina ryiza cyane, njyewe ndamukunda uwo mwami wanjye, sinabona uko mubabwira, yanekerejeho abona nkwiye kuba umuntu, nari kuri inyamaswa cyangwa ikindi kiremwa, ariko Yesu anyigaho angenera agaciro k'umuntu, ndamushima yandemye mu buryo butangaje, andutisha ibindi biremwa, nari kuri inyamaswa cyangwa ikindi kiremwa, ariko Yesu anyigaho angenera agaciro k'umuntu. Ntiwicara ujye wibaza icyo wari kubura icyo, iyo utaza kuba umuntu witwa iki, uriherera ukitotombera Imana yakuremye, ugatangira kuyikosora uko yakugize. Ndamushima yandemye mu buryo butangaje, andutisha ibindi biremwa, yari kunema nk'ibuye cyangwa akanema nk'igiti, yari kunyera itungo ririsha ku gasozi, ariko Yesu anyigaho angenera agaciro k'umuntu. Amen, 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 amen. Imana ishimwe, Imana imuha bamwita Ingabire Francine. Turi kumwe mu kiganiro Hard Time Show, aho wakomeje kutuganirira ku rugendo rwe rw'ubuzima butari rworoshye ndetse no ku rugendo rwe rw'ubuhanzi. Francine, muri ibyo bitari byoroshye, abantu bakakujyana ku rusengero bakibagirwa ko bakuzanye, ubyibutse akakujyana ariko papa wawe yamubona akamwiruka nk'ati ngiye ntabwo njya mbyara abana batabona. Hirya y'ibyo Imana ikoze ibikomeye, wisanze uri mu ishuri, ugize amahirwe urangije humanite, uti noneho hakurikiyeho urugendo rwo gushaka. Byagenze bite ko watangiye uvuga ati nari nanzwe? Urwo rukundo rw'uwo mwashakanye rwo rwaje gute? Buriya rero umuntu wese uri kunyumva ambabarire abyumve kandi abyumve. Nuri kumbona hari igihe Imana ibagirwa ko bari kundeba, kubera ko mba ntabareba, mba numva hari igihe nabo bampungije amaso, ariko mwese turi kumwe uyu mwanya ndagira mbahira ijambo, kandi mu by'ukuri uko umeze, nubwo byaba bitameze neza none, nubwo byaba bigoye ku buzima bwa, ariko Yesu yagukunze. Yesu agukunda, ndabizi ko nta kintu na kimwe atakora kugira ngo ukomeze kubaho, kandi nubwo yakureka nonaho ukabona ntahari, burya arakureba. Njyewe niga ndi mu wa 4 secondaire nize Rwamagana muri HVP, nibwo Imana yasanze umugabo wanjye tubana ubu ngubu, iramubwira ati noneho naguteguriye umugore udasanzwe. Yaratangiye gutereta, Imana iti oya byihorere, njyewe naragutereteye, narakurambagirije, hari umugore wakataraboneka uzaza, kandi uwo mugore azanezeza umutima wawe. Imana imubwira yaramubwiye ngo ni mwiza, ntabwo amaso ye aramubona. Hari igihe njya mumaza nta bantu wabonye bameze nkanjye, kubera ko yari atarabona umuntu utabona, yarazi ubwo niko gashya. Agashya nuko nukuvanga kuganiriza, yarakubwira ati njye nari ntarabona umuntu utabona. Yaramuzi w'umugabo ariko ntiyaramuzi w'umukobwa. ubwo rero nyine yarambagize Imana iti bireke, ari mu wa 4 ariga, nabandi mu kizamini ati senga, arimo mu kizamini nabandwaye ati senga, urumva nawe yararimo neza. Yarakuze se? Oya, donc Imana yamubwiraga buri kantu kose, buri kamwe kose, ariko mu by'ukuri tutarabonana, atarambona. Abantu muvuga ko Imana itavuga ni mukurikire mwiza Francine. Nje ndi umuhamya wo guhamya ko Imana ihari. Komeza rero urwo rugendo. N'abantu batayemera nje ubabama nkababwira kuntu Imana ivuga, yabwiye uwo mugabo atarambona n'umunsi umwe, tutariganye mu ishuri, tutarasenganye ku rusengero, uturere dutandukanye, imirenge itandukanye, Imana ikamubwira buri kamwe. Ari kwiga, ari mu bizamini, ararwaye, uyu munsi yagiye mu ivuga butumwa, uyu munsi yaririmbye musengere, nuko yarameze. Ndangije mu wa 6 umwaka ukurikiyeho narangijemo, ramubwira ati noneho rero bamaso mwereke uburyo nguhuza n'umugore wawe. Byarangiye rero aryamye ijoro rimwe
ijwi riramusanga aramubwira ati kanguka nkwereke kontakite z'umugore wawe nuko yabonye nimero yanjye arampamagara mu by'ukuri mwerekwa yabonaga agafoto ariko burya Imana ivuga ibintu byose byinshi igahishamo kimwe yarambwiraga ati nguyu yandeba nambaye rinete natebeje ati mbega umukobwa rwose akabona nitaye yifuza ni gato niwe nifu kuko nari muto cyane n'ubundi ese yabonaga na rinete yabonaga rinete akabona n'ubusirimu bw'umukobwa uri kwiga nyine n'umukobwa umeze neza uri mu ishuri kandi amanota nagiraga yarayamubwiraga uko byagenaga kose yaramubwiraga ese n'ubu iyo mpano aracyayifite cyangwa Imana yaramuhagurukiye imwiyereka ikajya imwereka cyane muri icyo gihe yagiraga ngo iguhuze nawe n'ubundi ramwereka n'ubundi arereka n'ubundi ku buryo nyine ntatambika ibirenge ngo njye hirya n'ubundi nasanga yabimenye nuko umugabo wanjye nuko yahawe nimero nijoro aryamye Imana imusanga nijoro mu bitotsi imana nimero yawe amaso ngo he nimero y'umuntu wona kubwiye kuva kera yaranze kwisore ko atarambona nabwo viza vi ambona mu mwuka yego yaramubwira ati rero ibintu hano tugeze ni iby'abanyamwuka mushobora kubyumva n'umuntu ufite aho yavuganye n'iwawe umwuka wera ushaka kubyumva komeza rero akiguhamagara ukibona koro ya mbere ye nari narangije kwiga nari mbabwiye ngo ni mu mwaka ukurikiraho nari nsojemo kwiga nasoje kwiga ibizamini maze kubikora bya leta ntabwo narindiriye ko bisohoka nagiye Gisenyi kwiga imyuga ubwo nari maze kwiga ibijyanye na trikotage gukora imipira y'abanyeshuri hanyuma nari mbonye ikiraka cya mbere nari ndi mu kazi ndamubwira ngo ndi mu kazi nanjye sininamumenye sinitaye no kumubaza ngo urinde nambwiye ni wakihangana ko ndi mu kazi tukaza kuvugana yashimishijwe nuko nyine umugore wari mu kazi aravuga ati ariko mana unsubije neza pe umaye umugore ufite taye nziza uri mu kazi aravuga ati kuba umugore wanjye ari mu kazi ubu ndakize birarangiye ubwo rero yaje kongera kumpamagara arambwira ati ngewe ndashaka kubana nawe ukambera umugore mu by'ukuri simbabeshye narakomesheje kuri telefone ndavuga ni kwa kinara Yesu ku munsi wa mbere sinarindiriye kumubaza mbwa ni mu izina rya Yesu nubwo wowe ibintu uvuze n'ubibwiye urumva bihuriye numvaga bitashoboka kandi mu bintu nasengeraga sinasengeraga umugabo cyane ko nari nyiri n'umwana ariko niyo nari kuba mfite imyaka 40 sinari busaba umugabo ko numvaga bitankwiriye papa yaranyanze simbona simfite ubundi bubwire ibirori nyine kuko numvaga ntawe ukeneye kubibona kandi nanjye numvaga bitankwiriye se umuntu uzanshaka mu by'ukuri narize mu by'ukuri utwo tuntu nzi kudukora ubukorikori ndumva afite ubwenge ariko si umuntu uzihanganira ko ntamuterekera amaso ko nazazinduka ngo njye mu murima guhinga nk'abagore ntabwo nari nzi ko nzaba i Kigali sinari nzi ko nzaba muri ubu buzima narakomesheje arangije arambwira ati uko byasa kose ubyumve ni wowe nshaka kandi mfite amakuru yawe tuzabana nakubwiye ko nanjye nari umunyamwuga ndambwira ngiye kubisengera ndabisengera Imana irabinyemeza igihe kimwe aza kumamagara ari nka 9 za nijoro turasenga njye nawe twasoje gusenga nka 12 mubwira nemeye noneho ibindi byose twabikurikira tutarahura nuko urugendo rw'urukundo rwabaye ubwo tuba turakundanye n'abagisenyi ajya kureba iwacu mu rugo ariko ntiyababwira nyine uko bimeze ariko aragenda arabasura barasenga ni ukuvuga ngo yagusabye urukundo kuri telefone bwa mbere atakuzi akiguhamagara bwa mbere yakubwiye ko ashaka ko mubana ntabwo yambwiye ngo dukundane utaramubona ntabwo yambwiye ngo dukundane yarambwiye ngo tubane nigeze ambwira ngo nshaka kugukunda ngo nawe ngo nshaka kugukunda nakubwiye nshaka umbera umugore nshaka kumbera umugore nicyo nyine yambwiye ndakomesha numva bitashoboka mu by'ukuri ariko yesi ndizera komeze neza kandi ukomeje kugira ibihe byiza hamwe na gahunda zose Godrich TV ikomeza kugenda kugezaho by'umwihariko mu kiganiro Hot Time Show njyewe nitwa Onete ndi kumwe n'umuhanzi Francine ahakomeza kugenda tuganirira ku muziki we ndetse anagaruka ku rugendo rwe rw'ubuzima rutari rworoshye rwo kuba afite ubumuga akeneye n'indi terambere ariko kandi muri societe abona ko isa naho itamwishimiye ku rwe ruhande nta cyizere cy'ubuzima abona ariko uyu munsi ngira ngo nk'uko akomeje kugenda ducira ku mayange Imana yanyujije kugira neza kwiza gukomeye imbere y'amaso ye nk'uko ubibona nk'uko ukomeje kubyumva byivugira rwose ari mubyeyi Imana yagarutseho kandi arakomeje gukorera Imana ndetse no kuyihamya hanyuma rero Francine
turaza kugaruka noneho unatubwira uko noneho mwaje guhura hirya y'uko muhana uvuze ngo si urukundo rwose mwamurira mu bana turirimbira akantu gato hanyuma tuza gukomeza. iyo nitegereje imbaraga z'Imana mu by'ukuri njyewe zirantangaza, nibutse ukuntu yakuye Abisirayeli ku nyanja itukura bayambukana amaguru, nongera kwibuka Danieli mu rwobo rw'intare yaramukije avamo ari muzima. Imbaraga zawe Mana n'ukuri zirakomeye, ninde utagushima Mana Nyiringabo, ninde utakubyinira Uwiteka Nyiringabo, imirimo yawe iratangaje nawe akwiringiye uzakorwa n'isoni. Imana ishimwe, mwashimwe cyane, komeza kugira ibihe byiza, munagerwa na gahunda za Godrich TV. Francine agusabye umubano urawumuhaye, yego, akurikiyeho kubonana, mwabonanye gute, ryari, hehe, noneho muhura n'iki mwavuze? hari mu kwezi kwa kabiri ku itariki 13 yego za 2015. uwo mwaka niho twabonanyemo, hari ku cyumweru nagiye guterana, dufite gahunda yo kubonana, dusohoka amateraniro mpita njya kumureba uko twe twavuganye aho duhurira, hari kure pe ndatega. ese ko kuvuga ari ugutaruka, wahise umubwira ko ufite ubumuga bwo kutabona? oya nabyo namubwiye. aha hantu niho hari ubuhamya bukomeye. narateze njyana na murumuna wanjye unkurikira, tugeze kuri gare mu mujyi w'iwabo, kuko urumva navuye mu karere kamwe musanga mu kandi, ariko nawe yaravuye yateze, twese twarateze. wavuye Nyamasheke njya Rusizi, ni Rusizi na Musanze Kamembe, ariko nawe yari yavuye hirya aho yari atuye ni kure. twarateze duhitamo guhurira aho ngaho hagati. ubwo we yarazindutse araza nk'umuntu uje kureba umukobwa w'igitangaza, Imana yavuzeho ibintu byinshi, yaje afite amatsiko menshi, we ntiyanateranye ngo uwo munsi araza aza kundeba. ageze muri gare agiye nkunda kwambara umweru, agiye kubona abona umukobwa, nabwiye imodoka irinjiye muri gare, abona umukobwa wamubwiye ko yambaye ensemble y'umweru uri kwitaba telefone ye, asanga n'umukobwa bafashe akaboko. mu by'ukuri ntabwo yabyumvishe, yaribazabujije ati ndasohoka, ntiyanyereka, ariruka nkajya aho abagenzi bicaye, ati nsanga hano abagenzi bicara, ndahamusanga, ntiyabyumva, sinamurebaga we yarandebaga. ariruka nkati nsanga amarembo ya gare, ndahajya, ntiyabyumva, ariruka nkati nsanga hano bari gucuruza, hari ahantu bacuruzaga imikati, ndahamusanga, ariruka. twazengurutse gare yose ambwira ati nsanga, kugira ngo amenye ko mu by'ukuri arenze. naje kurambirwa, wari kundeba njye namureba. urumva uwo turi kumwe ntari buze kubona umuntu turi kuvugana, nanjye turi kuvugana simureba, mu by'ukuri we yarandebaga, ariko njye namureba. akuzengurutsa gare, ugashaka kumenya koko ko umuntu ari we afite ubumuga cyangwa se ari uriya ni w'Imana yaneguriye. muriya mu by'ukuri umugabo wanjye ni umusore ufite ibiro nka 90 na bingahe, ni umusore cyane utamwaye n'ahantu na hamwe, ku buryo nyine kuvuga ngo arashaka umugore nkanjye muto ufite ibiro 42, ntabwo byari byoroshye. deja utanabona begeretseho kutabona. watwemerera reka nguciye mu buryo uvuga ubutaha mukazazana muri iki kiganiro? nukuri ndabibemereye, ubuhamya noneho mukazabuduha muri kumwe. ndabibemereye, nimutegura muzaduhamagara. Imana bahamugisha, yego, azatuzanira umutware we muri iki kiganiro. nzamuzana. yego, ubwo aremera atuje, noneho murahuye? ntabwo twahuye, yakomeje anzengurutsa, ndarambirwa njya kwicara, nanjye navuga nti kanicare ndushye, ndicara. aza kuza arambwira ati wese ko wari uri kuzenguruka, ashakaga ikintu, ngani hari umuntu twakundanye, narinje kureba muri iyi gare, akomeza ambwira ngo musange, none namubuze, narambiwe ndiyicariye. mu by'ukuri sininzi ko ari we ndi kubwira. atangira kumbaza uko nahumye, uko byagenze, ndamubwira, numira nka wa murwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi. utangira kumbwira ubuhamya bwose? njya kumbwira ubuhamya bwose. Sorry gato, kubera ko iminota yacu bigaragara kuri kugenda yihuta, ohereza ubutumwa bugufi cyo wifuza kubwira Francine 07 88 30 85 82.
wenda nidusoza turakira telefone nkeya ariko ubutumwa bwawe icyo wifuza kumubaza cyangwa se kumubwira babohereza kuri iyo nimero iri kuri ekara yawe. Yego Francine, uratangiye mu buhamya mbwira ukuntu nzi kwisiga, nzi kwambara, nzi guteka, nzi gukoropa, mubwira narize niza n'ahandi byose nyine ndamwibwira. Arangije ikintu gikomeye yakoze yahise ansuzugura nyine arigendera. Yahise abikubwira se ko ari we nibura? Yarambwiye ati yakubwiye ati ni njye twavuganaga. Yarambwiye ati ni njye twavuganaga, ni njye wagushakaga ariko kubw'impamvu zanjye ndagiye ubwo tuzongera. Yaragiye uwo mwanya asiga nicaye aho. Narababaye, narize amarira, nibaza amakuru yose muhaye. Warabyumvise ko ari we nyine ari we yaranyibwiye ko ari we, ansobanura nimero yanjye, ambwira igihe twariye tuvugana, yamaye buhamya bw'ukuntu namubwiye ko mbi Gisenyi n'ukuntu mbese byose yarabinyemeje ko ari we kandi nanjye ndabyumva. Cyakora yaguze bombo, yamaye bombo nako mwana arigenda arambwira kubw'impamvu zanjye ntago dushoboye kuganira ubwo naho butaha. Ese ukuzo ngo warababaye wabonyemo wiyumvisemo ko ashaka kuba yagusuzugura? Narabyumvishe mu mvugo maze kumubwira ngo ninjye, yarambwiye ngo birantunguye ngo sinizi ko ari we twavuga, sinzi ko ari wantwaye umwanya ungana gutya. Byarambwiye ko bimutunguye ko namutwaye umwanya mpita numva nyine ko birangiriye aho, kandi akantu ko kuvuga ngo kubw'impamvu zanjye bwite ngo bitumye tudakomezanya, mpita numva nyine ko yamaze kumpatira. Akubwira ati kubera impamvu zanjye bitumye tudakomezanya? Yesu we polisa. Nasigaye aho mbabaye mfite agahinda, numva umutima wanjye wijimye, ariko nyine ndikaruma turataha njya mu rugo ndaryama. Telefone yamaze icyumweru yarayikuyeho, ajya gusenga, Imana yamubwira ati nuriya. Byarangiye bimugoye. Kuki se wihutiye guhita umuha ubuhamya ko kanya mu gihura? Ntabwo nari nzi ko ari we. Ntabwo nari nzi ko ari we turi kumwe. Watangiye kumuha ubuhamya utaramenya ko ari we? Yarambaje ati ariko ko wahigomye uzenguruka muri iyi gare wabuze iki, urashaka nde? Namwani hari kuko ubundi ngiye kubera kuririmba no kuvuga ubutumwa abantu benshi baba banzi ngiye ntabazi cyane ko mba nabareba, numvaga ari umuntu twahuriye wenda nko mu rusengero bunzi no muri mu modoka nagendaga mbwiriza, twahurira no mu modoka mbese nangira kumubwira nyine ni ngewe naje kureba umuntu twakundanye. None subu watangiye, none subu wowe koko wakundana n'umuntu hari ikintu wamumarira? Naho byatangiye mu amakuru yose. Imana ifite imbaraga dizi. Aragiye ageze Imana imucanyeho. Mucana arambwira ati nuriya, nutamwemera urapfa, nutamwemera ntubaho. Nuko nyine hitamo bibiri, gupfa cyangwa kumutwara. Mu by'ukuri sinzi ubwo uko byamugendeye, byarangiye abyemeye. Yes, turi kumwe na Francine, ni umuhanzi ariko afite n'ubuhamya navuga buryoshye, inkuru ye y'urukundo rubaka ari inkuru mu by'ukuri iryoshye. Francine, ongera turirimbiraho akantu gatoya tuze kugaruka noneho utubwira umunsi yaguhamaga akabwira ati noneho nabyemeye. Wari umunsi umeze gute? Byari ibintu bitangaje. Ririmbaho gato. Nahamagaye izina rya Yesu, arakunda aritaba, asubiza nk'umubyeyi ukunda abana be. Narinzi ko mbanza kumwibwira ati hoya mwana wanjye, nakumenye isi itarabaho, ndakuzi mwana wanjye. Niki namwitura kubw'ibyo yankoreye, uwo mwami niwe ndirimbo imora ku mutima. Niki namwitura kubw'ibyo yankoreye, uwo mwami niwe ndirimbo imora ku mutima. Imana ishimwe cyane, ndizera ko ukomeje kumererwa neza no kubana natwe mu kiganiro All Time Show. Njyewe nitwa Onete, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Francine Ingabire, aho akomeje kutuganirira ku rugendo rwe rw'ubuzima n'imibereho bitari byoroshye, by'umwihariko ku nkuru ye y'urukundo ndetse no kubaka umuryango.
ndende ni ndende cyane mu masaha tuba dufite kuri radiyo ntabwo bizi ko byakunda ko biza gukunda sori kuri televiziyo ariko ubutaha twemereye kuzagaruka reka twihuse tubanze twumva uyu muntu icyo ashaka kutubwira alo waramutse neza uraho asagenda hanyuma umunsi umugabo yaguhamagaye akakubwira ngo nabyemeye n'iryari yamaze icyumweru yarakuyeho telefone arasenga ikindi cyumweru ayishyiraho ariko ntiyampamagara uko kwezi kwa kabiri kwararangiye mu kwezi kwa gatatu mu matariki ya mbere nibwo yampamagaye arambwira ati noneho nabyemeye ubwo iby'Imana ishaka bari byizakora ubwo nyine twayatangiye duhita ko tujya wagiye wenda wewe uhatiriza ukomeza kumuhamagara muri iyo minsi cyangwa ntabwo namuhamagaye kugira amenye ko telefone yayisizeho nakoresheje nimero y'undi muntu ndayibipa numva iciyemo nyine numva uko biri kose Imana ishimwe aracyahumeka ko ntabaye impamvu yuko numvaga hari ibibazo bindi yagize watekerezaga ko kuva yakubona ashobora kuba yanakwigirira nabi bega ariko nicishamo aramuhamagaye ati nabyemeye nyuma yaho ubukwe buraba yarabyemeye byari urugamba rukomeye nyine ntabwo mugana umuntu yabisubiramo kuri televiziyo mu masaha nk'aya ngaya ariko mu kubyemera twaje kongera turahura ansanga mu rugo iwacu aranyinginga arambwira ati mbabarira nyine urumva ntiyari bumbese ko nanjye ndasenga icyari cyamujyanye nuko atari yiyumvishemo kubana nanjye kuko mfite ikibazo ariko yansabye imbabazi reka twumve uyu muntu kuko iminota yagiye nibura turebe ko twakwakira abantu bangahe alo waramutse neza amakuru ninde tuvugana uherereye hehe ninde tuvugana uherereye hehe gerageza witwa yego uwase uherereye hehe yego turi kumwe na Francine niki wifuza kumubwira urumva umukunze cyane urakoze cyane nawe arakumva Imana iguhe umugisha arakaze cyane umuvandimwe hariya igicumbi aje iwanyu ati nabyemeye kandi agusaba imbabazi z'uko nyine wabonye asa n'utakwishimiye yego naramubabariye kuko numvaga nyine nanjye ari njye nabyumva ubwo byarangiye nyine dukomeje ubukwe nuko imiryango itabyumva nabyo byari bigoye ariko umuryango we n'uwawe ntabwo wabyumvaga mama yumvaga kunyohereza gushaka ari ukuruha numvaga nyine umwana wanjye utabona iwabo batiriya mpumyi azayijyana ye biba intambara ariko byarangiye twiyemeje gukora ubukwe kubera ko mama wanjye yankundaga cyane reka twumve n'uyu muntu ariko ntuze kuhibagirwa alo mwiriwe mwaramutse alo iyi ninde tuvugana uherereye hehe yego umudugudu wa Gitwa yego karere ka Rubengera abadivije masara twiza Imana umugisha amen nawe Imana iguhe umugisha arakaze cyane Imana iguhe umugisha hanyuma ati umwana wanjye agiye kuruha uwo ni umubyeyi wawe abo ku ruhande rw'umusore ati uwo muntu utabona uramujyana hehe ariko birangira ubukwe bubaye byarangiye twaje kwiyemeza urumva no mu rusengero barabyanze bati ntabwo tubwandika ubukwe barabwanga ati uyu musore wenda bamuroze mbese buri wese yavugaga ibye ariko birangira twiyemeje nyine kubana turavuga ngo tugomba kubana mu murenge ntibabyumva ku murenge twagiyeyo ntibyumvikana buri etape mwagiragaho bose ntibabyumvaga twiyemeza kubana tujya gusaba umurenge ahandi hantu mbese byaragoranye birangira bubaye turasezerana uyu munsi muri kumwe muri mama w'abahungu n'abakobwa byose wavuze ngo mufite abana bangahe dufite abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 Imana ishimwe ku bwa byose hanyuma Francine uyu munsi maze kugira indirimbo zingahe uyu munsi mfite indirimbo nakoze amaudio zigera muri 6 turabivanga reka twumve n'uyu nguyu alo waramutse neza wiriwe alo wi ninde tuvugana uherereye hehe uherereye hehe uherereye mu karere ka Gasabo yego ni iki wifuza kubwira Francine ikintu nifuza kubwira Francine yego kumubazaho ese akimara kubyumva ntabwo byamutunguye ngo tumugore agire ikibazo mu mutima
murumva ikibazo narakigize nahoze mbivuga byarangoye cyane kubyumva ariko kubera amasengesho menshi byarangiye bibaye narabyumvishe noneho nyine ikintu namubwira imana izamufashe nyine babane bazongera babyare kubona ko nigo dukomerezeho urakoze cyane hanyuma ubukwe buraba uyu munsi muri mufite abana b'abahungu ndetse mufite n'abakobwa umuryango wanyu mbese ubona umeze gute umeze neza cyane pe umuryango wacu umeze neza turashima imana nyine n'agakosa k'abana nk'ababona abandi ntabwo iwacu tuzi ko ntabona kuko inshingano z'abagore zose ndazubahiriza uvuze ngo inshingano z'abagore muhari rwose arateka ashobora gukoropa se byose nta na kimwe ngenda akora byose muri make byose umugore akora mu rugo nanjye ndabikora ushobora gukora mu rugo nawe urayikora yego urashobora guteka ukamenya aho isafuriya cyane ukamenya gutegurira umugabo cyane pe buriya ni umugabo ubikora oya nasaba niba navuga ngo muzansure na televiziyo mwizane simbizi ariko ndabizi ko mbikora none se ubikora gute mu by'ukuri muri njye sinzi ko nabivuga ariko burya urugingo rumwe rugize ikibazo izindi ngingo zitazigira imbaraga zidasanzwe kuko amaboko nkora ku kintu nkatamenya nyine icyo ari cyo mbese ni ukuvuga ngo ikintu cyose ngiyumvamo kugikora kandi nkagikora neza imana ishimwe reka dusoreze ahangaha twemere ko wenda nugaruka tuzongera tugakomereza yego reka twakire uyu muntu alo uraho neza alo yes hari abohereje ubutumwa bugufi yavuze ngo nitwa Ishimwe Anastase ndi igicumbi mu murenge wa Rukomo ndabaza Francine ubu mutuye hehe mufite abana bangahe ngira ngo arabivuze dutuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu centre bita Ibatsinda abana bane nabivuze oya yari yabaje ngo mbese murabana yego barabana yabaga atarabigera yavuze ngo yo Imana iracyakora none se yarabyaye ngira ngo yabaye abana bane reka rero Francine mfata umwanya ngo ushimire indirimbo zawe uyu munsi umuntu yazisanga hehe mfite chaîne bita Ifunguro TV ni indirimbo zanjye ziboneka abantu bose nyine bazaje bahagera bahasura TV urebe indirimbo za Francine utangire gufashwa ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza mu bihangano bye Francine reka dutanga umurongo wa telefone uvuye hano birashoboka ko abantu bifuza ko mukomeza kugira ibiganiro nabo 078 078 078 41 yego ni umurongo we wa telefone ushobora kumutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu byo akora usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe abantu bazajye baza mbambike nambika abana njye ncuruza imyenda y'abana bambe yambika abana uzagenda kwambike iyo nimero uzamuteza imbere ubundi ushobora no kumutera inkunga akajya muri studio agakora imiziki agakora ibitaramo n'ibiterane ibintu bikagenda neza Francine niki wifuza kuvuga mbere yuko tukurekura ngo usohoke ujye gukomeza icyo nifuza kuvuga uyu mwanya ndifuza kubwira abantu bagize amahirwe yo kuba turi kumwe ngo bakomere ku mwami bisigaye bakomerera umwami no mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi nta kure cyane habaho Imana itakora umuntu nta n'ahandi kure Imana itamugeza nta buzima bugoye Imana itahindura nta byiza bindi Imana itafitemo uruhare ibintu byose ni Imana niko nabwira abantu badukurikiye namwe ndabashimira kunyakira ndashimira Imana yampaye uruvugiro uyu munsi nkaba ndi kuri televiziyo ni byinshi amagambo yandenze ariko Imana yabwa icyubahiro arakoze cyane Francine tushimiye umwanya wawe duhaye ubwo twemereye kuzagaruka n'umutware wawe natwe twemeye ko tuzagusura wagize neza cyane Imana iguha umugisha kandi courage umuhati wawe ni ukuri ntabwo ari ubusa ku mwami umuntu umwe ku murongo wa telefone icyo wifuza kubwira Francine ni iki alo wiriwe neza umutuza twamushimiye arakoze cyane Imana umugisha nitwa Imana Sasha amena mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rubi urakoze cyane Imana iguha umugisha nabashimiye arakoze cyane Imana imuha umugisha mwese ndabashimiye mwaduhamagaye abatwandikiye wowe wahisemo kudukurikira wicaye imbere ya televiziyo yawe ntabwo waduhamagaye nta nubwo watwandikiye ariko wadukurikiye mu kiganiro wakoze cyane kugira kuri twebwe tubifata nk'umugisha ukomeye Imana y'amahoro ikwishimire ijambo ryari rituyoboye uyu munsi mu kiganiro ni ijambo riri mu gitabo cya Matayo aho
Yesu yabwiye Petero ko uwagize icyo yigomwa kubera Yesu ari mwiza azakubirwa inshuro 100 kandi Imana ikazamuha n'ubugingo buhoraho. Ndabifuriza gukora ibyiza mu gifite uburyo, ndabifuriza gukora ibyiza mu kiriho, kuko imirimo dukorera mu isi niyo izaduherekeza, ariko kandi tugihari Imana irabizi, Imana irekonesa uko kwitanga kwawe, Imana ibyitaho kandi bikabiha agaciro, ikazaguha inyungu zabyo ukiri mu isi, kandi ubugingo buhoraho nabwo Imana irabuguteguriye niyo ubwayo yabyivugiye. Mu makuru atandukanye twagarutse ku ndirimbo ya Platini, umwe mu basore babaga mu itsinda rya Dream Boys, yashyize indirimbo hanze yitwa Umusaraba, indirimbo ya gospel, avuga ko agamije kugira ngo abanyarwanda bayumve kandi bayirebe, bitewe nuko azabona abayishimiye banayakiriye ko ashobora wenda kuzakora n'izindi. Ibi ni ibintu dutegereje. Nakubwiye kandi ko RGB nyuma y'uko leta y'Ububiligi igaragaje ko iherereye kuri leta ya Congo, aho leta ya Congo yakomeje kujya igaragaza ko u Rwanda rufasha umutwe wa M23, Ububiligi rero bwifatanije na Congo bakomeza kuvuga ko u Rwanda rwaba rwifatanya n'uriya mutwe wa 23, byatumye imikoranire myinshi ihagarara Ububiligi bwari bufitanye n'u Rwanda. Ahangaha rero RGB yatangaje ko imiryango ishingiye ku myemerere ikwiriye guhagarika imikorere n'imikoranire yaba ifitanye na guverinema y'Ububiligi. Twagarutse kandi ku giterane Shalom iherutse kugira mu cyumweru gishize, ni igiterane cyakoze ku mitima y'abatari bake, ubuzima bwongera kuzahuka. Nababwiye ko Intarama baconze ruhago muri iki cyumweru gishize, abatari bake bakagurirwa mituweli, abatari bake bahabwa borozwa ingurube muri yubire y'imyaka 7. Ni iyi gahunda yabereye hariya Intarama, ni mu karere ka Bugesera gutyo. Yes, hanyuma ninababwiye ko itsinda rya El Shaddai Choir ryasimbutse rikerekeza hariya mu gihugu cy'abaturanyi i Bugande, aho bataramanye na Dan Mori mu gitaramo cyari gikomeye cyabereye hariya muri Ruweru. Igitaramo cyari imbaturamugabo, abatari bake bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ubuzima bwa benshi burazahuka. El Shaddai nayo yishimira ko itangiye gukorera Imana, yaguye imbibi irenga imipaka. Mu Kamonyi, mu karere ka Kamonyi niho habereye gahunda yo gutanga mituweli ku batishoboye ndetse no korozwa ingurube. Naho muri Ntarama bo baconze ruhago, ariko kandi naho abatari bake nabo bahawe mituweli ikikize gusobanuka. Reka mfate umwanya mbashimire kuri byinshi bitandukanye. Twagarutse kandi ku muryango uri satanike witwa Black Mass, ukomeje gukorera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi abakristo bakomeje kugaragaza ko ibi bikorwa bya Black Mass batabyemera, ndetse mu minsi yashize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari n'imyigaragambyo yari yateguwe ku bakristo bemera Imana. Reka mfate umwanya mbashimire mu ndirimbo nshya zasohotse. Twagarutse ku ndirimbo ya Bosco hariya Iburengerazuba, mu ndirimbo ikoze mu buryo bw'amashireka. Mfate umwanya mbashimire, ni byinshi twakabaye tugarukaho, ariko igihe cyacu cyatugendanye. Mwese mwabanye natwe mu buryo mwese cyangwa ubundi, ndabashimiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nshimiye Frank wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, nawe Imana imuhe umugisha. Aya majwi n'amashusho mwabonaga byose niwe wadufashaga. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira umunsi mwiza, mbifurize guhaha mukaronka, mbifurize gukomeza kugira weekend nziza. Imirimo yose muza kwerekezaho amaboko, Uwiteka aze kubahira cyane. Ndabakunda cyane. Ikiganiro Hot Time Show ni buri ku cyumweru muri aya masaha. Mukomeze kugira ibihe byiza, tubakunda rwinshi. Tuzagaruka, reka duseke kuhanga bw'ibyuma bongera badusigiremo indirimbo ya Francine, indirimbo yitwa Ubwato. Mwakoze cyane, turabakunda, tuzasubira, ariko gahunda za Good Rich TV zo ziraza gukomeza. Mugire amahoro n'imigisha.